abagabo batazi kunyaza tugiye kureba ukuntu umuntu yabikora kugira ngo amazi aze wa mugore bitamugoye n'umugabo bitamugoye. Kugira ngo ubikore amazi aze bitakugoye, umugabo agomba gufata imboro ye akayifata hafi ku mutwe, yegeye imbere akayifata hafi ku mutwe, yayifata wa mugabo nyine akamera nk'upfukamye amavi, umugore aryamye agaramye, yarangiza akayegeza imboro, agafata imboro yiwe akayishyira ku mishino. Mbanje kwasuhuza inshuti zacu mu dukurikirana buri munsi. Ikiganiro cyacu kiragira tugiye kureba tumenye igituma abagabo bakunda kunyaza abagore, n'impamvu gituma abagore banyara. Abagore impamvu banyara, umugabo aba yabanjije kumutegura, akamushimisha, akamusoma, yarangiza akamukora ku mubiri wose, yarangiza nyine yajya kwishyiramo, nyine agiye kwishyiramo imboro yiwe, yajya kwishyiramo akabanza akayitunga agagira gahoro gahoro kugira ngo wa mugore yumve yirekuye ameze neza, amaze ubundi akabasha kunyara neza. Rero umugore iyo yayishizemo akongera akayikuramo, agashyiramo imboro akayinjizamo akayikuramo, yarangiza nyuma yaho agahita anyaza. Niho byorohera umugore kugira ngo anyare neza, aruke mu mutwe. Yo yabaye nk'umwiyumvamo, yayishizemo akayumviramo imbere, yayivanyemo nazo zitaziza. Abagabo yo hari abagabo bahita bagenda bakashiramo binjiza bagacumita, barangiza gucumita uwo kugira ngo anyaze agacumita, yajya kurangiza akabona kunyaza. Ibyo rero aba ari amakosa. Umugore yanyara bituma bimufasha kuruhura umutwe we hakamera neza. Yarangiza umugore akaza kwirekura umubiri wose, akiyoroshya, nyine akumva bimeze neza, kumva umugabo nyine yakoze akazi neza cyane. Ese habaho umugore utanyara? Bituma umugore utanyara yasenya urugo agatandukana n'umugabo wiwe bapfuye kutanyara? Birashoboka cyane rwose. Ariko umugore utanyara birashoboka yuko abakunda yuko umugabo amucumita, ariko umugabo wiwe impamvu batandukana baba bashaka umugore unyara. Iyo umugabo agiye ku mugore wundi akamuca inyuma agasanga wa mugore aranyara, yagarutse ni ngombwa abigukorere nawe arebeye imvu unyara. Iyo utanyaye uhita mutandukana. Rero abagore mugomba kuzajya mubwira abagabo bandi bakabategura, bamara kubategura umugabo akabona kuyishyiramo, apana kuza kurira atakukoze ku ibere, atagusomye, ibintu nk'ibyo agahita aza muhindukirana ahita ayishiramo. Ni bibi cyane. Uzajya ureka abanze agukarise, afate ibere, amanuke, agikoreho gahoro. N'umugabo nawe n'umugabo akumva irahagaze cyane. Uriya imboro ihagaze bifasha umugore kunyara, bigafasha umugore kumva nyine nayo yayishyiramo akumva igeze ahantu hari fresh. Hari igihe umugore yaba asanzwe anyara, ariko umugabo yamurongora nanyare.
impamvu ibitera nicyo ngiye kubabwira, nicyo tugiye kuganira. Impamvu ibitera, hari igihe umugabo yaba atazi kubikora, icyo ni icya mbere. Hari igihe umugore yaba atamwishimiye, icyo ni icya kabiri. Hari n'igihe umugore yaba atakunze wa mugabo, cyangwa umugabo nawe atazi kubikora. Ibyo byose birashoboka. Ariko iyo umugore anyara agahura n'umugabo yishimiye, akamwishimira, iyo agiye kwishyiramo imboro yiwe itaraninjira, kiri ku mishino yiwe nyine zitazizana iyo yamwishimiye. Ariko atamwishimiye ayishyiramo, agakora agaturu ka mbere, agakora agaturu ka kabiri, umugore ataranyara. Impamvu rero umugabo agomba gukoresha nubwo umugore yaba atamwishimiye, impamvu agomba kubanza akamukariza, agashaka ibyishimo, akabimushakamo. Iyo abonye ibyishimo bya iyo umugabo abonye ko yafashe ibyishimo, nubwo yaba atamukunda umugore, yagiye kwishyiramo, wenda akabanza agacumita umwanya mutoya cyane, yamara gucumita akayikuramo, akanyaza gahoro, akora ku mishino, amusetsa, uburyo nyine wa mugore abona ibyishimo, inkari zishobora kuza. Ariko iyo ugiye ugahita umwurira, iyo uri umugabo ugahita ugenda ukamwurira utamwishimiye, ntabwo byashoboka rwose. Usanga wa wundi usanga umugore avuga ngo ntabyo uzi, kandi yanyaraga, n'umugabo akavuga ngo uriya mugore ntaganyara. Ibyo byose birashoboka. Rero abagabo ngomba kubagira inama, bagomba kubanza umugore uwo ari we wese, uwo wabishimiye n'utabishimiye, akabanza bakamutegura, agatuma yishima, aho akoze hose yabona hamunejeje, akabona kujya kumurongora. Apana guhita ugenda umujya hejuru umurongora, umugira ute, hari igihe akubwira ati uretse ubanze umusome, umugabo akabyanga. Ibyo ni bibi cyane. Abagabo rero nibo ngiye kubwira, bagomba kuzaba bategura abagore babo, bakamugira, bamara kubategura bakabona kuyishyiramo. Kandi n'uyishyiramo yose ukabanza ukayishyiraho gahoro ku mishino, gahoro, ukabanza ukamusetsa akishima. Iyo ugiye kuyishyiramo yivuye mu itunyaza. Tugiye kuvuga ingaruka y'umugore utanyara, ikintu itera. Iyo umugore batamunyajije, ingaruka agira, umugore batanyajije, ingaruka agira, aragenda akarwara umutwe, buri munsi akazajya arwara umutwe uko babikoze, mu nda akamurya cyane, yamara kuribwa mu nda agacika imbaraga, nta byishimo agira. Umugore batanyajije, batanyaza, nta byishimo agira, ahorana roho mbi, umushiha, ahora arwaye umutwe, ahora adatekereza neza. Umugore rero utanyara ntago abasha kugira ibyishimo mu bandi bagore, ku mugabo we ahorana umushiha, ahorana afite uwo abonye wese yumva yamurakariye, kandi nawe atazi ikintu kiri gutuma arakara. Umugore utanyara ahora agira inda nini cyane ije imbere, yarangiza akagira inda ije imbere, guhumeka akazajya ahumeka bitari neza, kubera iyo ufite inda nini buriya kandi deshi irimo amazi ntabwo uhumeka neza. Yagenda akaruha, umutwe ukamurya, aho yicaye akahora atekereza, akumva ararakaye. Ingaruka y'umugore utanyara niyo ngiyo. Tugiye kuvuga impamvu umugore utanyara umugabo amwanga akajya gushaka undi mugore. Impamvu umugore utanyara bamwanga bakajya gushaka undi mugore, nuko iyo umugabo yagize, yari gushyiramo, yari kunyaza, biruhura mu mutwe, yarangiza umugabo yaruhuka mu mutwe, akagira ibitekerezo, akaruhuka umubiri wose, bigira akamaro cyane. Umugore utanyara, yo umugabo wiwe amurongora, uwo kugira ngo yishime ararakara, ubwo niho havamo induru, hakavamo gutongana, ukabona n'umugabo aragutaye mu nzu arigendeye.
umugore utanyara, umugore utanyara agomba kuba umugabo wiwe atamwemera, nubwo yaba ari mwiza, ari umugore mwiza, ariko atanyara umugabo ntabwo amukunda, kubera yuko yamurongoyeho kugira ngo yishime ararakara. Umugabo rero yagiye ahandi agasanga umugore aranyara uko yaba asa kose, bataberanye, ari nyine ari ameze ute, nyine atari mwiza, ari atagaragarira amaso bwiza, yamugiyeho akamunyarira, akamuhagiza, nyine akuhagira imboro yiwe, akayinyarira bikamera neza, ntabwo agaruka kuri wa mugore. Kuko yagarutse kuri wa mugore wo kugira yishime ararakara, ahita amuta akigendera. Impamvu umugore utanyara atandukana n'umugabo we niyo mpamvu, wo kugira ngo impamvu nuko wo kugira ngo amurongore yishime, kandi biriya ibyishimo bikarugura no mu mutwe bigatuma utekereza neza. Yo kugira yishime ararakara, niyo mpamvu umugore utanyara umugabo ko agomba kumwanga akagenda kuri uwo nguwo unyara. Abagabo batazi kunyaza, tugiye kureba ukuntu umuntu yabikora kugira ngo amazi aze wa mugore bitamugoye n'umugabo bitamugoye. Kugira ngo ubikore amazi aze bitakugoye, umugabo agomba gufata imboro ye akayifata hafi ku mutwe, yegeye imbere akayifata hafi ku mutwe, yayifata wa mugabo nyine akamera nk'upfukamye amavi, umugore aryamye agaramye, yarangiza akayegeza imboro, agafata imboro yiwe akayishyira ku mishino, yayishyira ku mishino akazamura amanura gahoro, akubita gahoro ahagana haruguru ku mishino. Warangiza wayigira ukazugira gahoro. Uko inkari zigenda ziza niko ugenda wongeza nyine ukubita cyane kugira ngo zikomeze zibe nyinshi ziyongere. Umugabo agomba kuba yapfukamye neza, akafata umugore we neza, nyine yameze nk'umutezi, yaryamye. Nubwo wafata umusego ukawutereka aha, umugore akaryamaho, yaryamaho nyine akamera nk'uje hejuru, ikibuno kikajya hejuru, kugira ngo wa mugabo utaza kumurushya. Kuko iyo ameze nk'uri hasi cyane, mumeze nk'abaringaniye, imboro ibura ukuntu wayikora neza, nyine ntabwo ibona ukuntu yisanzura. Ugomba kuba ufata umusego ukamushyiraho, cyangwa imba ari ku kameza cyangwa ku ntebe, nibyo byiza, kugira ngo nyine imboro ihure neza n'ibituba. Noneho byamara guhura niho ubasha kunyaza neza. Abagabo apana kugenda unyaza utazi aho unyaza nihe iki, ugira mu mishino neza, wajya mu mishino ugashyiramo imboro, ukamanura gake gake, ukamera nk'umukirigita gake gake, haza dukeya ugahita wongera nanone, ukongera nyine kuzungukanyaza ugira gutya. Warangiza wamara kunyaza, zamara kuza ari nyinshi ukanyaza cyane, kuko iyo unyaza cyane niho ziyongera. Kumva nyine ukuntu umugore ari kugenda yishima, wumva nyine aho nawe ucunga umugore ahari kwishima cyane, aho ukoza umugore agahita yishima, niho ukomeza gukoza. Noneho ahari ukoza akishima, zihita ziza uba wakojeje aho zigomba kuza ari nyinshi, wahize ukazikubita zose zigashiramo. Apana ibintu byo kunyaza gake, wabona zitaje ugahita urambirwa, ugahita ushiramo, ugacengezamo, ugafata imboro ugahita umucumita. Aho ngaho iyo umucumise zitazigenda. Iyo zigiye urongera ukamera nk'utangiye, wamera nk'utangiye, bigatuma urambirwa, ukavuga ngo umugore navuye nawe ngo naganyara, ngo nagagira ute, ugatangira ugatunganya wa mugore, kandi ari kuzumva. Ubundi iyo umugore anazifite urazumva, iyo unayishizemo wumva nyine ziba zirimo. Iyo uzishize wumva habobereye, iyo uri gucumita wumva habobereye, wakura muri wanyaza urihangana,
apana byembi abagabo bagenda bahita anyaza rimwe agatakuramo anyaza rimwe agatashiramo agacumita izo bituma utangira bundi bushya ishya kunyaza ibyiza urarindira ukazabyindisha buhoro ukatega amatwi wa mugore ukagendesha buhoro iyo ugeze ahariho neza washizemo imbere kandi apana kuyitsindagira mu roroshye iyo uyitsindagiyemo imera nkaho uri kumubabaza ariko iyo wowe washizeho bakeya ukoroshye zitazizana iyo zije haza nyeya ugasubiza utangira nka cyagihe ukijya ku murongo ariko ugize y'umucumise wamara kumucumita ugahita ukuramo ugatunyaza ukarindira zikabanza zikaba nyinshi ukanyaza zikaba nyinshi iyo zibaye nyinshi iyo ucumise nawe ubwiyo uhita kuvuga ati uretse ongera unyaze nawe ubwiyo nyine biba bimubangamiye ko ucumitaho gake iyo zabaye nyinshi ntabwo nongera kongera ukanyaza rero ikintu ngomba kubabwira abagabo mukagenda mwurira abagore cyangwa muyikuramo mwongera munyaza mucumita munyaza ndagiye n'umunota ushira mugomba kunyaza nubwo hashira nk'iminota ibiri cyangwa umwe iyo zije ntugahita ushiramo uzajye ukomeza ziza ari nyinshi niziza ari nyinshi uhite ubona kumucumita ubongere ukure munyaze ibintu bibe neza na wa mugore bizaba bimufashije kuko ntabwo uzaba hari igihe abagabo acumita wo kugira ngo akomeze acumite avuga ati ngewe iyo ncumitse nibwo ndangiza no kunyaza umugabo ararangiza kandi kenshi na kenshi abagore barangiza iyo bari kunyara rero ubwo urumva ushaka kurongora amaturo abiri akaba atararangiza ariko wowe warangije kabiri ubwo urumva imbaraga zawe zarangiye umugore acyazifite rero niyo mpamvu abagabo iyo utamunyajije wenda ituru ya mbere bishobora kugucika bitewe n'ukuntu umeze ugahita urangiza umugabo ugahita urangiza ariko umugore ntabwo aba arangije aho wa mugabo uvuga ati njyewe ndatinda kanze umurongore neza uragira ku buryo na wa mugore arangiza uramunyaza ukamucumita iyo na wa mugore arangiza kenshi na kenshi ugomba kuzajya unyaza kugira ngo wa mugore nawe agire ibyishimo ari kuri nkari nyine aruhuke mu mutwe nawe uruhuke mu mutwe ntukavuga ati imba afite yuko afite inkari ugiye guta ucumita ngo kuko horoshye uzajya umunyaza umugabo agomba kunyaza umugore we ku buryo yishima akavuga zikaba nyinshi niho bituma nawe ugahuruka mu mutwe abagabo mugomba kuzajya munyaza abagore banyu kugira ngo uruke mu mutwe kandi ukamufata neza nawe akagufata neza kugira ngo mwubahane